Dore uko wakwifata neza kugira ngo uhore uryoheye umugabo wawe. Uba ugomba kumera nk'indaya imbere y'umugabo wawe, ahora abona umeze neza, usa neza, nawe agahora akwifuza. Hello guys, hello friend and family, nizere ko mumeze neza. Nk'uko mubizi rero ni Rwibutso wanyu, mbahaye ikaze kuri kamera za Safi Jay TV. Niba uri mushyashya wibuke gukora subscribe, niba nawe usanzwe wibuke gukora share, ukore comment, utubwire icyo twazaganiraho mu ubutaha. So uyu munsi rero nifuje ko twaganira ku bintu bike ariko byo mu buzima busanzwe, cyane cyane ariko birareba abadamu twebwe cyangwa se abamama muri rusange. So ndashaka ko tureba ni iki wakora kugira ngo uhore uri mwiza mu maso y'umutware wawe, ni iki wakora kugira ngo uhore umuryoheye, ajye ahora agutekereza, uri kumva, bitume nyine atandukira cyangwa ngo ajye kure cyane y'umuryango we cyangwa se kuri wowe. Hari ibintu by'ingenzi rero ariko tutajya dukunda kwitaho, cyane cyane badamu, ndashaka ko twiga kwiyitaho, kwigirira isuku cyane 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 kugira ngo duhore dusa neza imbere y'abatware bacu, imbere y'abagabo bacu, nabo bahore bari proud. Hari ukuntu nk'umuntu aba agira umwanda ku buryo n'umutware wawe ashobora kumva bagenzi bagiye kumusura mu rugo akavuga se wa mugore wanjye uhora imisatsi ijagaraye, uhora asa nabi, uhora utakarabye, utagize gute, abantu baragira ngo iki? Tugomba guhora dusa neza ku buryo dutera ishema abatware bacu cyangwa se abagabo bacu, uri kumva. By'umwihariko kugira isuku ari wowe ku mubiri wawe nyine, ndetse no mu cyumba cyacu nyine, aho twubakira urugo cyangwa se aho twubakira umuryango, mwese murabizi. Ntabwo ari ngombwa ngo nze kugenda mpointa kuri buri kantu mvuge nerure cyane, kubera yuko nyine hano n'abana baba bari buzabirebe n'iki byose, ariko ndagerageza ku buryo uwo bireba nyine haragira ikintu akuramo. Ugomba gukaraba, ukisiga, ugasa neza, ukaba uri sexy mu rugo ku buryo umutware wawe ataha ugasanga niba ari n'ameza wateguye akajya areba ibiriho akavuga ati ari biriya na biriya, ati ndabanza kurya iki? Ari wowe n'iryo funguro wateguye noneho ndabanza iki? Bitewe n'ukuntu usa neza, uri sexy, urimo umukurura, bitewe n'uko nyine wiyitayeho. Ese urifata uri mu rugo ukubisemo ibijipo bikubura bigera iryiriya, cyangwa se ufashe n'amatiriningi n'ibiki urambaye, kubera iki se utacunga? Yego wenda ntabwo ari byiza ko wirwa mu rugo imbere y'abana ngo wirwe wambaye twa tuntu nyine tugize, ariko hari amasaha nyine yacu tuba tugomba kugira. Niba uri umubyeyi hari ibyo ugomba gushyira ku murongo. Amasaha y'abana yo kuryama ntaba agomba kurenga izo saa mbiri, bamaze kuryama. Niba ari ugufasha imirimo cyangwa abo mubana nabo, buri wese ari mu bye, isaha rero isigaye ni iyawe n'umutware wawe, utegereje ko ataha. Muri ako kanya rero mutegereje niko nshaka yuko tuvugaho cyane, ni gute wakwifata. Rega tugomba kuba indaya imbere y'abatware bacu, abagabo bacu. Ya mico buriya rero hari ikintu tudakunda kumenya cyangwa kwitaho, impamvu bakunda gufata abantu nyine wenda bakavuga ngo ni indaya, ngo imico y'indaya, ngo ibiki, ngo kwa kundi bambara ubusa, ngo kwa kundi bagira gute. Biriya byose nubwo bavuga nyine ko ari iby'indaya, ntabwo batumye ngo mugende mube indaya ku mihanda cyangwa isi iki, ariko wowe ibe indaya imbere y'umugabo wawe. Ya mico rero y'indaya baba bavuga ituma bita umuntu indaya ni iyi: baba basa neza, baba bisize, baba bambaye nyine utuntu turi sexy dushobora gukurura igitsina gabo cyangwa se abagabo muri rusange. So niyo mpamvu rero njye navugaga muri makeya ko nawe ugomba kuba indaya imbere y'umutware wawe. Niba abana bamaze kuryama, abo mu rugo buri wese nyine, niba haba n'abantu benshi, ukabona wenda utari bubashe kujya muri salo umeze uko nguko, hari n'ukuntu umuntu ajya ategura n'ameza ariko mu cyumba cyiwe, mu gihe abandi bavuye ku meza bariye, umugabo ashobora kumutegurira n'ameza mu cyumba, akaza agasanga wambaye agakanzu keza gatoya kari sexy ku buryo kureba nyine akabona yuko
hari n'icyo witeguye cyangwa se nawe ukamukurura. Cyangwa se ushobora kwambara agasengere, ushobora kwambara akajipo gato, ushobora kwambara iki, ariko ntabwo ari byiza wenda ko tugomba gukata imbere y'abana n'abagize umuryango. Hari igihe uba ubana wenda na barumuna b'umugabo wawe, hari igihe uba ubana n'iki, ntabwo ari byiza ko ugenda nyine ukajya kwambara gutyo imbere yabo. Oya, itegura ujye mu cyumba cyawe uhambarire gutyo, nawe nataha nahagusange asange ibintu bimeze neza. Ikindi, ntabwo ari ngombwa ngo umuntu atahe agere mu rugo aze asange amatama aragera iriya, warakaye uri kumwuka inabi. Hoya, umuntu aba agomba kuza, niba aje, niba ari nawe ugiye kumukingurira igipangu ni byiza, niba ari wowe umukinguriye kuri salo ni byiza ko ufata n'ibyo azanye, niba ari envelope atahanye, niba se ari bage, ari umuntu ujyana bage ku kazi, mwakira iyo bage umuhe karibu mu rugo. Niba ari silipa umukuriramo uzimukuremo, umwakire neza useka. Ese umuhobeye bitwaye iki? Uzi ko ubu ngubu kandi guys, ubu hari abantu bamaranye imyaka ingahe cyangwa ukaba baheruka guhoberana se ryari? Baheruka guhoberana wenda bakina abantu cyangwa se bagiteretana. Kubera iki umutware wawe ataha ntumuhobere? Bitwaye iki kumuhobera ukamuha karibu mu rugo? Mwari izo silipa umukuramo zimukuremo, umuhe karibu. Niba ari amazi, ese kogana n'umutware wawe bigutwaye iki? Mukajyana muri dushe, ntabwo bivuze ngo wirirwe utoze, ariko ujye kumusuhuza ibyuya bikurenga. Byakurenze ushobora kuba wanakarabye ariko ukamuherekeza muri dushe, mugakarabana, mukisigana. Biriya bintu byose byongera urukundo hagati y'umuntu wawe n'uwawe. Guys, uri kumva, biriya bintu byose byongera urukundo. Umuvuye gukarabana n'umuntu wawe, mugiye ku meza, mufashe isahani imwe murasagiye. Hari abantu ubu ngubu umva, abantu bazumva ino video nabo bakitekerezaho. Hari uwabona ba bantu bazi ngo gushyira amasahani menshi ku meza nibwo busirimu, batajya basangira, utasangira n'umwana wawe, utagira gute. Uba ugomba gusangira n'umutware wawe. Niba ari ikintu kibaho cyubaka urukundo cyangwa se cyongera n'urukundo mu bantu, ni ugusangira. Uzarebe n'inshuti zawe bisanzwe, iyo umuntu mutarasangira ku meza amwe cyangwa ku isahani imwe, buriya nta bushuti buba buhari, n'urwo rukundo nta ruba ruhari. Ariko iyo ukunda gusangira n'umuntu, n'urukundo rugenda rwiyongera, n'ibintu byikora. Tegura ameza usangire n'umutware wawe, muve ku meza icyumba cyawe kiri wodi, wagitunganyije kimeze neza, ku buryo hariya hantu muhagera, niba ari umutware, niba ari stress zo ku kazi afite, akaza ukamwakira ukamubwira neza, uwo muntu byanze bikunze nyine araruhuka mu mutwe, agatekereza neza. Rero iyo umutwara ari gutekereza neza, na ziriya gahunda nyine ni ibintu bigendana, sibyo? Ntave mu kazi afite stress nawe ngo wongereho izindi. Ni yego wenda nawe hari izawe wirirwanye, ariko ntabwo ari ngombwa ngo uziture umuntu. Niyo ufite ikibazo uba ugomba kugira uburyo ki umutwaramo, ukamubwira neza ikibazo cyawe kandi akacyumva, ariko hatabaye intonganya cyangwa se ngo habeho kubwirana nabi. So guys, rero mujye mwita ku batware banyu, sibyo? Kandi cyane cyane ikintu bashaka kugarukaho ni isuku. Kandi abadamu mutanywa amazi, nabyo nyine kunywa amazi nabyo ngiye mbifata nk'ibintu byakagombye kuba biza mu isuku, kubera yuko nyine amazi, uko unywa amazi menshi niko hasohoka imyanda mibi ikurimo. Imibi isohokana n'amazi, uko unywa amazi imyanda mibi isohoka, ku buryo nyine usigara umubiri wawe uri clean, usa neza, umerewe neza mu mubiri wawe. No muri kiriya gikorwa, muri kiriya gikorwa nyine cy'abashakanye, cyangwa cy'abashakanye, niyo muri gukora kiriya gikorwa, ni byiza yuko wowe mudamu uba uri umuntu unywa amazi, kuko nuba uri umugore utajya ukoza amazi mu kanwa kawe, niyo ziriya gahunda zacamo bikagenda gute, ariko n'ibije biba bifite oderi mbi. Ndabivuga gutyo, ababyumva barabyumva, I know, ndabyizeye ko muri kubyumva ibyo ndi kuvuga. Mujye mugerageza kunywa amazi. Hari igihe uganira n'umubyeyi akakubwira ngo amazi ngewe ngo ntera isesemi, ngo amazi ngo yarananiye, kandi buriya hari ukuntu umuntu ajya abigenza,
niba ufite gurude ugashyiramo amazi ukajya ugenda unywaho gake gake, abananira hari n'ukuntu ushyiramo indimu uyikandira muri ya mazi, gurude yawe ikakuba hafi ukagenda usomaho gake gake, iyo yakunaniye ntabwo uba uri umuntu ushobora guhita unywa ibirahure bibiri icyarimwe cyangwa bitatu, ugenda unywaho gake gake, ariko amazi nayo akora umuti, mujye mugerageza kunywa amazi, urumva n'abo byanze bazambwira ko byakunze mujye mugerageza munywa amazi. Rero kandi ubwo ndi kumva wenda ibintu mvuzeho muri rusange ni ibintu byumvikana, ariko niba mugiye gukorana kiriya gikorwa, abamama mutera agatebe ndetse ko muri kunyumva, kuko hari ukuntu guys mureke aka kantu nkavugeho, wenda nubwo nshobora kuba nabivuzeho, ariko hari ukuntu abamama bamwe cyangwa se bamwe muri twe bagera muri kiriya gikorwa ngo bagera mu buriri ugasanga nta sine n'imwe yerekana yuko uri muri icyo gikorwa, kandi kiriya ni igikorwa ngirana kiba kigomba gukorwa n'abantu babiri, ntabwo kiba gikorerwa umuntu umwe, nyine niba ari ngirana ni ngirana nyine mwese mwakagombye kuba mukirimo, n'uwo muri kumwe nyine ukamwereka yuko hari icyo ari gukora, cyangwa se nawe ukamwereka reaction nshya akabona yuko hari ikiri guhinduka. Rero akandi kantu nashaka kuvugaho, hari ukuntu abantu bifashe ibya bintu biri sexy wakagombye kuba wambara mu rugo iwawe, aho kubyambara mu rugo ugasanga ubyambaye ugiye aho, niba ugiye mu mujyi, niba ugiye hehe, hari n'abantu bajya no gusenga cyangwa na he, ugasanga bakubisemo twa tuntu tw'uduce, utujipo tw'uduce, udushati turi sexy, ibintu byose biri ahagaragara, tukananirwa kumenya ahubwo ibyo bintu twakabyambariye, biriya bintu ubundi twakagombye kubyambarira abagabo bacu, sibyo? Mu rugo iwacu, mu rugo nabwo nyine nababwiye ko ari mu masaha amwe n'amwe, ntabwo ari ngombwa ngo abana bawe bakure nyine babona ko wambara ubusa buri buri. Tujye tumenya no gutandukanya ibintu, ugasanga umuntu agiye mu muhanda agiye yambaye ubusa, kandi mu rugo yirirwa yambaye ibintu bikubura bigeze ku birenge, ntabwo ari byo. Wakagombye nyine kwambara utuntu turi sexy ari uko uri mu rugo iwawe, kuruta uko wabyambara ugiye mu muhanda kubyereka abandi, kandi rimwe na rimwe batanabyitayeho cyangwa se atari nabo bakagombye kubibona. So rero guys, uyu munsi naha nsoreje ikiganiro cyanjye nari nateguye, ni hano kigarukira, gusa ibiganiro byacu nakagaruka, niba uri mushya ntibibagirwe gukora subscribe, kandi niba wari usanzwe nawe usigemo comment, wibuke no gusangiza inshuti zawe, naho ubutaha, bye bye.